bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Ukwezi kwiza niko nabyita, cyangwa se happy new month. Anyways, nagira mbifurize uyu mwaka muzawurangize neza, uku kwezi kuzababera ukw'imigisha, ibyifuzo byanyu byose Imana izabisubize, ibyo mushaka kugeraho muri iyi 2024 cyangwa se 2024 cya 25, je sais pas. Anyways, yeah. Muzabigereho. Muri make ibyo mwapanze byose kugeraho muri iyi 2025, yeah. I don't know why. Sinzi impamvu navuze 2024 cyangwa 24. Is 25. Anyways. Yeah, najya mbifuriza imigisha myinshi, ibyo mwasengeye byose muri 2025 cyangwa se 2025 muzabigereho. Abifuza kujya mu bindi bihugu Imana izabacira inzira, kandi nimubona bidakunze Imana ifite impamvu uko izabigenza, cyangwa se ifite iyindi nzira izabicishamo. Hari igihe tugera mu kumva ko niba kanaka agiye mu kindi gihugu nanjye ngomba kugenda. Oya, ntabwo twese dufite destiny zitandukanye. Imihamagaro yacu ntabwo ari imwe. Niba kanaka yaragiye mu kindi gihugu, wowe ugasaba ntibikunde, baza Imana impamvu bitakunze. Imana izi impamvu byagenze kuriya. Ubwo rero iyi video najya mbifurize ibyiza byose muri iyi December. Umwaka urarangiye, my goodness. Uyu mwaka urirutse. Anyways, ibyiza byose muri 2025 mujye mwihangana. Icyongereza nicyo cyihuta cyane kuri jye, kugira muhindure mu kinyarwanda si ukwirata, ni uko akenshi na kenshi mvuga icyongereza 24/7 cyangwa se amasaha 24. Ubwo rero nimwumva icyongereza aricyo kibaye cyinshi, ntabwo ari ukwirata, ni uko aricyo cyiza cyihuse. Kugira ngo nzahindure mu kinyarwanda si uko nakibagiwe, ni uko mvuga icyongereza kenshi. Mba ndi ku kazi amasaha menshi, so mba ndi mu cyongereza. Kugira ngo nzavuge ikinyarwanda ni rare. Ubwo rero nimwumva mvuze icyongereza kenshi, ni uko ntimukavuge ko, cyangwa ntimukumve ko ari ukwirata, ni uko akenshi na kenshi mba ndimo ndavugisha icyongereza. Mba ndi ku kazi amasaha 12. Ubwo rero kugira ngo nzavuge ikinyarwanda kandi umuhungu wanjye tuvugana icyongereza kenshi na kenshi, murumva ko akenshi nyine ubuzima bwanjye ni icyongereza. Mujye mwihangana nimwumva hajemo icyongereza cyinshi, ntimukavuge ko ari ukwirata, cyangwa se ntimukumve ko mbiraseho, nuko aricyo cyihuse kuri jye. Kugira ngo nzahindure mu kinyarwanda, murabona ko hari pause izamo kugira ngo mbihindure. Hari n'igihe mba maze kuvuga muri iyi video nk'uku, yenda boss akampamagara cyangwa se umukiriya wanjye akampamagara, ugasanga mpise mubwira mu kinyarwanda. Nawe hari igihe bimufata, kuko nkorera Germany. Iyo amaze kuvugana n'aba-German nawe hari igihe kenshi na kenshi tuvugana arimo ambwira iki German, nkambwira ntabwo numva ibyo uvuga, ngo I'm sorry, agahita ansaba imbabazi. Nibwo buzima twiberamo hano muri make. Ubwo rero natandukiriye, ariko mwihangane. Ntimukumve ko ari ukubirataho, ni ukuri icyongereza nicyo kinyihutira, ariko nzajya ngerageza nshyiremo ikinyarwanda cyinshi. Ubwo rero imigisha yose muri 2025 cyangwa 2025, ibyo mwifuza byose muzabigereho. Imigisha y'Imana, Imana ibarinde, kandi muzarangize uyu mwaka neza. Nzajya ngerageza uko mbishoboye, nsohora amavideo menshi uko Imana izajya inshoboza, cyangwa se ko nzajya mbona umwanya. Hari igihe mba mfite akazi kenshi, mfite izindi responsibility, ubwo urumva nyine ntibiba byoroshye. Ariko Imana izanshoboze njye nsohora byibura nk'amavideo 4 mu cyumweru. Ngaho rero yari Christine Nyirahimana ubakunda cyane. Tuzasubira mu yindi video itaha. Bye guys.